neza nitwa Wazongera Rosine twinjira mu mwanya w'ikiganiro imbona nkubone. Mu kiganiro imbona nkubone cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri service z'ubutaka. Service z'ubutaka turazagana ku ngingo ebyiri zifitanye isano ya hafi, aho tuzavugana ku mabwiriza mashya agenga imitunganyirize ya site zo guturaho, ariko tunakomoze kubijyanye no guhagarika inyandiko mpesha ubasha muri service z'ubutaka. No kuzihagarika by'agateganyo baraza kubidusobanura batumirwa turi kumwe hano muri studio. Muri kumwe nanjye Olivier Ngabirano, ariko sindi ngenyine ndi kumwe n'abatumirwa turutse mu kigo gishinzwe ubutaka, ni ikigo cy'igihugu birumvikana. Turi kumwe na Uwihoriye Mukarage Jean Baptiste, uyu ni umuyobozi w'agashami gashinzwe imicungire y'ubutaka. Tubahe ikaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe na Mpayimana Prote, uyu akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe imitunganyirize y'imijyi n'ibyaro. Tubahe ikaze. Murakoze kandi turabasuhuje. Hanyuma Prote, tuguheriyeho mu ncamake watubwira kuri aya mabwiriza mashya agenga imitunganyirize ya site zo guturaho impinduka zirimo. Amabwiriza mashya ikigo cy'ubutaka cyasohoye mu minsi mike ishize ashingiye cyane cyane ku mpinduka zakozwe nyuma yarasanzwe akoreshwa kuva muri 2021. Harimo impinduka zihe rero? Muri aya mabwiriza mashya tugaragaza ko abantu bose bo gutura no tugiye kuhakora icyambere twe kuzajya twibanda kujyanye n'ibibanza byo guturamo gusa. Ubundi bajya gusanga ahantu hagenewe guturwa abaturage bakata ibibanza byo guturamo, nta kindi kintu bigeze bitaho. Ariko kuri iyi nshuro noneho tugiye kujya tubyitaho cyane. Niba ahantu ho gutura hagenwa hajya agashuri, hajya ivuriro, iyo mihanda ihabwe kanalizasiyo zihagije z'amazi, amazi ajya agenda y'amazi y'imvura ajya agareka aho ugasanga ateje ibibazo, ajya abasha kugenda, ahinduka amasite koko abungabunga ibidukikije. Iyo ni impinduka nayo ifatika. Bajya gusanga ahantu ho gutura ari ahantu harangwa n'amabati gusa, cyangwa se hakarangwa n'iyo mihanda. Kuri iyi nshuro ahantu hagenewe guturwa hazajya hagenwa ahaterwa ibiti byo guhumekero, hajyemo udushyamba, ku mihanda haterwa ibiti, hajyemo abafatira imyanda by'agateganyo, hajyemo uko amazi agenda, za ruhurura, hajyemo bijyanye no gutunganya imyanda yo mu matuwarete mu buryo bwa rusange, aho bishoboka bizajya bikorwa. Abe kuko ya masite atoshye. Tujya tubona Kiyovu hano muri Kigali, abenshi usanga bibaza ngo mbese hagenewe guturwa cyangwa n'amashyamba, ugasanga ni agace koko gatuyemo n'abantu, karimo n'amazu meza, ariko ugasanga ukarebeye ku ruhande ni ibiti gusa, ukagira ngo hagenewe amashyamba. Turashaka kubona Kiyovu ya Kicukiro, Kiyovu ya Gasabo, Kiyovu ya Gasogi. Tubone Gasogi yagenewe guturwa habaye nko mu Kiyovu. Harimo ibiti koko, uri muturage ahantu atuye mu kibanza cye ashyira ibiti, ndetse no ku mihanda haterwa ibiti, hahinduke koko amasite afite ubuzima. Cyo ni ikintu twitayeho mu guhindura amabwiriza twakoze. Icya gatatu, hari ibibazo byagiye bivuka, ugasanga umuntu sitari igiye gukorerwa cyangwa se agiye gutunganyirizwa asanzwe hatuye, yari afite umuhanda, ajya kuhagura ikibanza, wenda yaragiye afata agace gatoya agakatamo agacishamo umuhanda, cyangwa se ajya kuhagura asanze hari umuhanda. Urumva ntabwo akeneye guhabwa umuhanda bushya n'iyo site igiye gukatwa. Ariko mu kugena amafaranga yo gutangwa bakamubwira batari ko rero nawe nubwo usanzwe utuye hano hantu wagombye kubutanga ubutaka bugenerwa imihanda, kubera ko ntabwo dufashe ugiye kwishyura ikiguzi kigenewe ubwo butaka. Bitwara bikosoye kuko umuntu ajya gutura aho hantu n'ubundi hari ikiguzi cyatanzwe kugira ngo ashe kubona umuhanda. Wenda yahaguze amafaranga menshi ugereranyije n'uko yagomba kuhagura ataza ko afite umuhanda, cyangwa se yarahaguze atanga ubutaka bugenerwa umuhanda. Ubu nta muntu uzajya kujya utanga amafaranga yagenewe ibikorwa remezo by'imihanda kubera yuko atigeze awuhabwa no gutunganya site. Cyo ni icya gatatu twahinduye amabwiriza dufite mashyashya. Ikindi hari ibibazo byajyaga bigaragara bisa nabi tekinike, ugasanga umuntu bagiye gutunganya site y'ahantu atuye, baragiye bagonza inzu ye kugira ngo wenda umuhanda ubashe gucibwa. Birashoboka pe ko iyo nzu yagongwa, ariko dutunganya site tuba tugira ngo twirinde ibijyanye n'icyo twakwita expropriation, cyangwa se kugurira abantu. Ariya amafaranga atunganya site atangwa n'abaturage ubwabo, ari amafaranga makeya. Iyo ushyizemo no kuyatanga mu bijyanye na expropriation, kubera ko hasenywa amazu, imihanda igacibwa, hasenywa ibipangu, ya mafaranga ahinduka makeya. Ubu rero mu gutunganya site, mbere y'uko inyigo yemezwa, ubundi inyigo yemezwa na njyanama y'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali, hazajya gutanga uburenganzira
bikozwe n'ikigo cy'ubutaka. Ariko dusubiye inyuma gato, site muzajya mutunganya izidatuwe cyangwa nizamaze guturwa? Ni zombi. Twakaba twifuza gutunganya site zari yaturwa kugira ngo baze bahatura kuko basanga ibikorwa byaramaze kuhagera. Ariko urebye ukuntu u Rwanda rutuwe, ukuntu u Rwanda ruteye, kugira ngo uzabone hegitari 25 cyangwa 30 z'ahantu heza usange hadatuwe biragoye, ntabwo binashoboka. Rero aho tuzasanga hadatuwe tuzahatunganya baze kuba turaramaze gutunganwa, ariko n'ahamaze guturwa tuzajya tuhatunganya dukurikije n'amazu asanzwe arimo aho ngaho. Hanyuma hari ibyo wakomojeho uvuga uti tuzajya tuhashyira ibikorwa remezo mbere yuko bahatura, duteganya ahantu hagenewe ishuri. Hari igihe harimo exception cyangwa irengayobora, ubwo ndabivuga kuba irimbi rishobora kuba ahantu uri kuzura mugakena gushyira ahantu irindi rimbi kandi mutarateganije, bizajya bigenda bitebye. Buriya mbere yuko dukora bitwita gutunganya site cyangwa se za physical plan, niko abantu bazimenyereye. Mbere yuko bikorwa ahantu hakorewe icyo bita master plan. Master plan ni kinini cyane ugereranyije na physical plan, kireba agace kanini cyane. Ubundi dukora master plan z'akarere. Iyo dukora master plan y'akarere tugiye no kutaka kugomba gukoreshwa mu karere kose, tukagira n'ahagenewe amarimbi, tugira n'ahagenewe guturwa, aho hakorwa physical plan, tukagira n'ahagenewe amarimbi. Iyo tugiye kugira n'ahagenewe amarimbi rero twibana mbere na mbere ku basanzwe hakoreshwa n'atari huzura. Iyo hadahari tugiye n'ahashyashya, akenshi usanga ari ahantu hasa n'ari agashyamba kugira ngo amarimbi yacu n'ubundi ye kwangiza ibidukikije, usanga ni yayandi afite n'ubuhumekero. Iyo byuzuye rero irimbi aho gushaka site nshyashya yo kuryimuriraho. Hanyuma mu gihe runaka imyaka 15 20 risonga rikoreshwa ryaramaze guhagarikwa rikongera rigahindurirwa imikoreshereze. Akaba wenda uyu munsi ryari irimbi nkuko tubona za Rusororo, nkuko twabonaga ejo bundi za Kanombe hariya Busanza, ryamara kuzura tukarihagarika mu myaka 15 myaka 20 bitewe n'ukuntu hateye, tukongera tukahatunganya hagakoreshwa ibindi. Okay, amabwiriza turagenda tuyakomozaho. Reka kugira ngo ngaruke na gato no kuri Jean Baptiste kugira nawe atubwire. Hari ikintu rwose itangazo ryasohotse ejo bundi wenda mwe muri maranye iminsi, ariko rubanda twaribonye ejo bundi rivuga ko guhagarika by'agateganyo inyandiko mpesha bubasha muri serivisi z'ubutaka. Kubera iki mwazihagaritse? Murakoze cyane. Nahera mvuga ku mpamvu yo kwandika ubutaka. Ubundi handika ubutaka kugira ngo tubungabunge umutekano abantu bafite ku butaka. Hakajyaho registre y'ubutaka, hakajyaho inzego zishinzwe nyine gutanga izo serivisi z'ubutaka. Kubera ko rero mu minsi ishize hagiye hagaragara abantu bahimba inyandiko mpesha bubasha kugira ngo bagurishe imitungo itari yabo. Abantu bagenda bakurikirana itangazamakuru, mwagiye mubona ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bagiye batangaza abantu batandukanye bafatiwe mu ibyo byaha. Tukabona rero izo kesi zakomeza kugenda ziyongera, akaba ariyo mpamvu nyine twafashe umwanzuro kugira ngo tube duhagaritse by'agateganyo ikoreshwa ry'inyandiko mpesha muri serivisi z'ubutaka, cyane cyane mu guhererekanya uburenganzira ku butaka. Benshi bazizi nka procuration mu ndimi z'amahanga, ni bizwi cyane kuruta inyandiko mpesha bubasha. Yes. Ni procuration cyangwa se power of attorney mu Cyongereza. Kubera ko byaje bigaragara yuko n'ubundi nta buryo dufite bwo kugenzura yuko iyo nyandiko mpesha cyangwa procuration ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ndetse twashyizeho n'uburyo bwo kugira ngo tubwire ba noteri ko ba noteri n'undi bwo izo nyandiko mpesha nibo bazikora, nibo bazizemeza. Ndetse niyo umuntu aje mu ihererekanya akaba ahagarariye undi n'undi bwo aza kwa noteri buryo bagiye mu ihererekanya, ugasanga n'undi bwo ba noteri twabasabye yuko bajya banahamagara umuntu wasinye ku iyo nyandiko mpesha, ku iyo procuration, kugira ngo abanze amenye ko iyo nyandiko niyo wayikoze. Ariko bigaragara yuko n'undi bwo izo kesi zagiye zikomeza kwiyongera n'ubwo twashyizeho izo ngamba. Ndetse ikindi twavuga nuko Minisiteri y'Ubutabera kuko ari ishinzwe abanoteri, ubu ngubu iri kubaka uburyo bw'ikoranabuhanga
bajya bakoresha kugira ngo ari ukwemeza izo nyandiko mpesha bibe byabasha gukurikiranwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, umuntu abe yabasha kwinjira mu iyo system amenye ko iyo nyandiko mpesha koko ari y'ukuri cyangwa atari y'ukuri. Kubera ko rero nkuko natanye mbivuga tugomba kubungabunga umutekano w'uburenganzira bafite ku butaka, uko ayo makuru tugomba kuyabungabunga, ndetse n'ihererekanya ryose ribaye ku butaka riba rigomba kwemezwa na nyiri ubutaka, ndetse no kugira ngo dukumire imanza leta ashobora igendererwamo, kuko harimo abantu benshi batangiye no kurega leta, usanga nyine habaye uhererekanya itemewe n'amategeko, nyiri ubutaka atabigizemo uruhare. Harimo abantu bagiye batangira kurega leta, akaba ariyo mpamvu nyine twavuze tuti tugomba kubungabunga umutekano w'abantu bafite ubutaka, noneho dutegereje yuko ubwo buryo cyangwa se iyo system izatangira gukoreshwa, bikaba bidufasha kugira ngo noneho tubashe gusuzuma niba procuration kuko ari y'ukuri cyangwa atari y'ukuri. Ni iby'agateganyo, ubwo buryo buri kubakwa, Minijiste niyo iri kubikora nk'uko nabivuze. Birateganywa yuko mu ntangiriro z'umwaka utaha iyo system izaba yamaze kurangira, noneho izo nyandiko mpesha zigakomeza zigakoreshwa. Ikindi twavuga ni uko ku bantu bari hanze y'u Rwanda, kuko harimo abantu bari hanze y'u Rwanda, ndetse ni nabo benshi bakunze gukoresha za procuration, kuko ntibaba bahari, bo ntabwo irihagarikwa ribareba. Bazakomeza n'ubundi bwo bagane za ambasade z'u Rwanda aho ziri, harimo abakozi ba ambasade bafite ubwo bubasha bwo kwemeza izo nyandiko mpesha. Iyo bamaze kuzemeza, iyo bigeze mu Rwanda, iyo nyandiko nanone yemezwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kuko niyo ibishinzwe abakozi bo muri za ambasade, kugira ngo ibanze irebe kuko ari bo kuko bemeje iyo nyandiko mpesha mbere yuko ikoreshwa muri serivisi z'ubutaka. Abandi bantu twavuga ni abantu bafunze bari mu magororero atandukanye, kuko nabo urumva yuko ntabwo babona uburyo basohoka ngo baze imbere ya noteri, kuko urumva yuko niba tubihagaritse ni ukuvuga ko buri muntu wese azajya yizira imbere ya noteri, atari kuvuga ngo aratuma undi muntu amuhe iyo procuration. Abantu bafunze nabo rero kuko batabasha gusohoka muri gereza ngo baze imbere ya noteri baze kwemeza ihererekanya, nabo abo bantu nabo hari uburyo bashyiriweho abantu bafunze, yuko gereza zibafasha, agakora inyandiko, iyo nyandiko ikemezwa n'ubuyobozi bwa gereza, ariko mbere yuko ikoreshwa nanone ikenewe ko igomba kwemezwa na noteri. Ni ukuvuga ko n'ubundi bwo ni uburyo busanzwe bukoreshwa, bo bazakomeza bakoreshe ubwo buryo bo barabyemerewe. Ikindi twavuga ni uko harimo nk'abantu yenda koko bashobora kugaragaza impamvu idasanzwe. Aha ngaha ni impamvu idasanzwe, kuko ubundi bwo niba umuntu ari mu Rwanda yakwiye gushaka umwanya, kuko abenshi n'ubundi bwariyo batanga procuration, kuko bavuga bati yenda ngewe ntabwo nayivamo, yenda niba nifitiye akazi, ntabwo ndi kuboneka, reka ntumundi. Uwo muntu uri mu Rwanda kugira ngo akora iryo hererekanya nk'uko twabivuze azajya imbere ya noteri, ariko habonetse impamvu ibesi idasanzwe. Iyo mpamvu mwemera ni nk'izihe rero? Ntabwo wenda tugiye kugikuzi, impamvu ishobora kuba nyinshi. Niyo mpamvu twavuze yuko umuntu koko umuntu ashobora kuba ari mu bitaro arembye ashaka kugurisha, wenda kugira ngo namufashe. Umuntu uri mu bitaro arembye, iyo umuntu arembye akaba akiri agifite ibitekerezo bizima, yabasha kuba yakora ibikorwa amategeko yemera, cyane cyane nko gusinya ku nyandiko zitandukanye. Icyo gihe birasuzumwa, bakaba bamuzana noteri mu bitaro. Ubwo umuganga umukurikirana ibitaro bibanza kubisuzuma, bikareba ko umuntu hari umuntu n'undi bwo aba ari mu bitaro, ariko wenda kuko afite ibitekerezo bizima nta kibazo afite, icyo gihe bamuzana noteri. Ikindi twavuga nuko abanoteri bari hose, bari ahenshi barahari, ku buryo byoroshye ko wabona noteri. Ubwo impamvu yenda ishoboka, yenda nshobora gutekereza, ariko yenda zishobora gutandukana. Buri muntu wese azajya nyine ufite ikibazo akitugaragariza, tugisuzume.
yenda tuvuge yenda urugero umuntu yatanze yenda nka procuration agiye kujya hanze yenda tuvuge yenda urugero n'umuntu yenda ugiye kwivuza kuko abantu bagiye kwivuza hanini usanga bashaka amafaranga baba bakeneye amafaranga menshi akavuga ati yenda kuko mfite rendez-vous irageze kandi nashaka kugurisha ubutaka bwanjye ariko ntabwo yenda birarangira hari ibisigaye basigaye kujya kwa noteri uko rihererekanya agasiga nk'umuntu uzamuhagararira akamuha procuration hanyuma ubwo turavuga kuri procuration zakozwe yenda mbere kuko guhera ku itariki ya 16 kuzana imbere ntabwo izo procuration nirwo zemewe umuntu uyikora akaba aho uburenganzira bwo guhagararirwa undi muntu birago byemba ariko zakozwe mbere yenda umuntu akaba yenda aragiye tuwe nko kwivuza iyo umuntu agiye nko kwivuza hanze hari n'igihe atabasha kubona uburyo ajya muri ambassade ariko umuntu wagiyeyo yenda agiye yenda atuye mu gihugu runaka we n'ubundi bwo yenda yarasize akoze procuration uwo ngo ashaka kujya muri ambassade akaba yakora indi noneho ikabiturutse hanze yenda kubera ko wa muntu wagiye kwivuza we ntabwo azabona umwanya wo kwirirwa yiruka ajya kuri ambassade uwo ngo dushobora kubisuzuma tukareba tugashyiraho noteri wamufasha kugira ngo ya procuration ikoreshwe umuntu ashobora kubyumva gutyo muri iki kiganiro itariki akahita yisubiza inyuma bakandidata akavuga ateka ni 16 harya tuzishyiraho imbere y'iyo tariki muzabisuzuma mute agashyiraho itariki 14 ko aribwo iyo procuration yakozwe cyangwa 12 ni ukuvuga yuko iyo umuntu yahaye procuration aba agomba kuyikoresha cya gikorwa yaherewe ububasha procuration zitarakoreshwa n'undi bwo urumva ko nta gaciro zifite umuntu wasize umuntu wayikoze ni ukuvuga ko tuvuge niba ari mu Rwanda azasaba kwizira imbere ya noteri procuration yenda niba yagiye hanze nabwo nagera hanze niba aba mu icyo gihugu nkuko nabisobanuye azongera akore procuration mu buryo muciye muri ambassade arakoze cyane Baptiste kutubwira kuri iyo ngingo n'abadukurikiye baraza kugira byinshi babaza bifuza gutanga ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo turaza kubaha umwanya tureka tugaruke gato kuri Prote kubijyanye n'imitunganyirize ya site zo guturaho Prote umuntu yumvise gutunganya site zo guturaho atavuga ati bwa butaka bw'ubuhinzi bagiye gutabushyira mu miturire hari site nshya muzakura mu buhinzi mukashyira mu miturire nkuko wenda bamwe babitekereza oya muri ababwiza twakoze mashya ahubwo harimo kubungabunga ubutaka bwagenewe ubuhinzi niba nturageneye guhingwa agomba guhingwa gusa niba ari amashyamba ni amashyamba muri ababwiza mashya dufite uyu munsi arabuza abantu gukata ubutaka bwagenewe ubuhinzimo ibibanza kwa kundi usanga ahantu hegitari imwe cyangwa ebyiri hagenewe guhingwa ugasanga bajya bakatamo utubanza dutoya uvuga ati saa n'isa bazahindura imiturire aya mabwiriza dufite mashyashya arabibuza bya bibanza bigaragaza imihanda abantu hagenewe guhingwa cyangwa se hagenewe amashyamba ibyo bibanza ntabwo byemewe guhindura imikoreshereze y'ubutaka ukavana mu buhinzi ushyira mu miturire bifite itegeko ribigenga ntabwo bifite aho bihuriye n'aya mabwiriza gusa icyo nabwira wenda baduteze amatwi ni nk'aho bitanashoboka urahagenewe guhingwa kwahinduramo hagenewe guturwa ni nk'aho bitanashoboka nubwo itegeko rihari rigena guhindura imikoreshereze y'ubutaka dusaba ibintu byinshi muri iryo tegeko iyo basanzwe baragenewe rero guhingwa biragorana reka nyageze gusa n'ubivugaho gatoya ibintu dusaba ibintu nka 5 icya mbere hari urwandiko wandika usaba guhindurirwa imikoreshereze y'ubutaka bwawe umuntu ku giti cye cyangwa umujyanama w'akarere kwa kundi y'ibihembo umuntu ku giti cye ni ku rwandiko niba ari ubisaba icya kabiri akandikira nde ashobora kwandikira ikigo cy'igihugu cy'ubutaka cyangwa se akandikira akarere icya kabiri ni ugushyiraho ibaruwa y'akarere cyangwa umujyi wa Kigali imushyigikira icyo twita non objection akarere kabonye ubusabe bwe afite umushinga runaka kasanze koko umushinga ukwiriye kakamushyigikira icya gatatu ni ugushyiraho ibyangombwa biranga bwa butaka n'ibyangombwa bye hari icyangombwa cy'ubutaka hari irangamuntu cyangwa pasiporo bya nyir'ubutaka ikindi basaba cyangwa se gisabwa ni umushinga wemejwe n'urwego rufite mu bubasha
niba wenda wagaragazaga ko ushaka kugira ngo ahindure wenda bijyanye n'amahoteli cyangwa se ubukerarugendo urashyiraho umushinga wemejwe na RDB. Niba ari ishuri ushaka kugira ngo uhubake urashyiraho umushinga wawe wemejwe na Minisiteri y'Uburezi. Niba ari ivuriro urashyiraho umushinga wemejwe na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi. Hanyuma rero dusome no kumazi tuzerera mu kanya cyose byose. Muzi muri siporo zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko uyu munsi ndi muri Car Free Day, siporo rusange yabereye mu mujyi wa Kigali. Nta kindi rero usabwa kugira ngo ugire umubiri usukuye, umubiri ufite imbaraga, umubiri usa neza ni Car Free Day. Haba hari activity nyinshi cyane, haba hari siporo za aerobics, haba hari kwirukanka, amagare ndetse na gakondo. Siporo rusange iba kabiri mu kwezi, ntukayibure. Byuka mu gitondo, mbitamo akajezi kawe, duso dukore siporo, ugira ubuzima bwiza. See you next time. Don't miss, I'll be here. Be here too. Uyu umwanya w'ikiganiro ntugasaze muzihe kwize. Ndi nkubita uvuga imbaraga yanjye ngabona impindanya mugabo nyikoraho rukomeye. Guma. Hari abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Sakwe Soma. Rutumba ruturutse rugina rw'igikwerere. Yego buze. Imodoka. Mpagaze hano nkubita inkoni yanjye ibuze. Ni Umurabyo. Amata barayanywa bakayamaramo. Barayiranguza. Injangwe iragona. Iranyabuza. Impongo iramoka. Nimbwa se. Nk'uko izuba rirasa umucyo ukamurika. Ibisambo bimaze kuba byinshi biri gupfumura amazu. Bisambo Reka mbabwire ijambo rimwe. Mu gihe polisi gutaye muri yombi hamahame. kuko icya kabiri polisi mu myitozo yakoze ntago ari abatrete ngo bazakwirukankaho. Nta kanani yindi mufite irenze Nyamirambo, nta kanani irenze Kimihurura, nta handi Yerusalemu yani Kirehe ni Kirehe n'ahandi hatandukanye. Please weho uziko inyeshyamba zitemere gutera igihugu ariko sibyo urimo. Imbona nkubone aho turimo kuganira ku bijyanye n'imitunga amabwiriza mashya ateganya ibijyanye no gutunganya site zo guturaho. Turimo kuganira kuri gahunda yo guhagarika by'agateganyo inyandiko mpesha ubasha muri serivisi z'ubutaka, aho turi kumwe n'abaturutse mu kigo gishinzwe ubutaka, turi kumwe na Jean Baptiste ndetse na Prote. Turimo kuganira byinshi nangwa muza guhabwamo umwanya mu kanya dufungwa telefone kugira ngo mutange ibitekerezo, ibibazo cyangwa se ibyifuzo. Ndabizi muri serivisi z'ubutaka hari benshi bafitemo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Prote wari ugifite umwanya mbere ko dutumika mutu dusobanurira ku bijyanye no gusaba guhindura imikoreshereze y'ubutaka ibigenderwaho, izo mpamvu uko ari eshanu mwari mukomojeho. Murakoze cyane. Tugarutse kuri za mpamvu eshanu ari nagiye gusobanura. Reka nsoreze ku mpamvu navuga ikomeye ari nayo wenda nafata nk'iya nyuma. Ubutaka bwagenewe ubuhinzi ugiye gusaba kubuhinduramo imiturire ni gusaba kugaragaza ubundi butaka busimbura ubwo ngubwo. Bwagenewe noneho imiturire ugiye guhinduramo ubuhinzi. Ari ubwo bumwe ufite se? Icyo gihe ntabwo bikunda. Gihari ni ikihe? Abanyarwanda bacu yego ufite ubutaka bwo guhinga bwagenewe ubuhinzi urashaka kubuturaho, ugomba gushaka ubundi busimbura ubwo ngubwo gute? Yego. Impamvu y'iterambere na mbere ubutaka bwagenewe ubuhinzi bugomba kubungwabungwa. Abantu bose mu mitwe yabo batekereza yuko ubutaka bwagenewe guturwamo ari bwo bufite agaciro. Kandi nyamara abanyarwanda bagomba kubona ikibatunga. Ntabwo kizabera kuri ayo mazu twubaka. Tugomba kubona ubutaka bwagenewe guhingwaho buhagije. Abanyarwanda umunsi ku munsi bariyongera. Kandi uko biyongera bakenera ibiribwa bihagije. Haryo umubuso bihagaze bite? Wo gutura ari bwo bwinshi mu gihugu bw'ubuhinzi bwinshi. Unagomba kuba ubwo gutura ugomba kubona bukeya cyane. Ugiye kugishanya mbona cy'imikoreshereze y'ubutaka ku rwego rw'igihugu. Ubutaka bwagenewe guhingwaho ugomba kuba 47% hafi kimwe cya kabiri cy'ubutaka bwose bw'igihugu. Hanyuma bwagenewe guturwaho ni 15. Ubwo buhuza bwagenewe guturwaho, bwagenewe ibikorwa remezo ya mihanda, bwagenewe amashuri, bwagenewe amavuriro, bese ubwubatseho bwose ugomba kurenza 15%. Hanyuma akaza ubutaka bwagenewe ibijyanye n'amashyamba ufite hafi 30%, 29.4. Hafi 30% cyo cyangwa za parike niho zibarizwa. Hanyuma imikoreshereze ya nyuma ifite 8.5%,
ubutaka bwagenewe ibiyaga ibijyanye n'amazi ibijyanye n'ibishanga n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo ubwo ufata 8 hafi n'igice ku ijana ubwo rero ngarutse ku butaka bwagenewe guhingwaho urumva ndafite 1/2 ugomba gutunganya Rwanda dufite uyu munsi 13,300 ukazana tungo tuzo dufite mu myaka 25 iri imbere muri 2050 ndetse no gukomeza ni ukuvuga ngo abanyarwanda tugiye kwikuba kabiri fasha uyu munsi ko tungana nuko tuzatungana muri 2050 mu myaka 25 yonyine isigaye tuzatwikubye hafi kabiri tuteganya ko tuzaba hafi 25 z'abaturage muri 2050 nidukomeza kubyara uko tubyara uyu munsi dukoresheje gahunda zo kuringaniza urubyaro zikomeye zimbitse tukagabanya cyane ubundi twiyongera kuri 2.4 ariko tubashije kugabanya tukabona nka 2% mu kwiyongera twahinduka 22 n'uva tuzikuba hafi kabiri ujyanye n'abaturage dufite uyu munsi abo bantu rero bazakina no guhinga bazakina no kororera bazakina bavana bibatunga mu by'ukuri tugomba kurinda rero ubutaka buzakorwa ibyo bintu ariko bijyanye n'imiturire uyu munsi imiturire dufite nka 15% twageranye muri iyo master plan imiturire buriya ushobora gutura hasi n'agatura hejuru yawe n'akanyagatura hejuru yawe turi guteganya izo gahunda niyo umuntu agiye gusaba cyo kubaka ahantu hagire no guturwa nuza nk'ama etage nk'ane cyangwa 5 uyu munsi afite ubushobozi bukeya nasaba cyangwa cyo kubaka kigenewe ama etage 5 yubake hasi fondasiyo ikomeye ibasha kwikora ama etage ashyireho inkingi zikomeye wenda kuko ubushobozi ari bukeya uyu munsi yubake ya nivo yonyine yambere ibanza aturemo honyine uko hubatse gutyo ahabwa uburenganzira ahature hanyuma rero najye gutanga 8 ku mwana we kumwe tumenyere ngo atanga 8 ku nkengero zawe ku butaka ufite hasi aho gutanga 8 hejuru yawe uwo mwana azature hejuru yawe kuri nivo ya mbere n'undi mwana uzavuka nivo ya kabiri uzakurikiraho gutyo cyangwa se abana babuzukuru ngo ngubwo bajyana kuri nivo ya 4 cyangwa se unashaka unahagurisha ubutse nyene ubatse hasi ahakomeye ariko nagusha ikibanza kiri hejuru yanjye ibyo dushaka kujya guteza imbere twubaka ahantu hato cyane dusagura ubutaka bugenerwa ubuhinzi niyo mpamvu rero yajemo kuvuga ngo ushaka kugira ngo nihindure imikoresho y'ubutaka bwawe uyivane mu buhinzi ujyane mu miturire garagaza ubutaka busimbura ubwo ngubwo uvuga uti ngewe nani mfite ubutaka wenda ibibanza 5 byose byagenewe wenda 4 byagenewe guturwaho icya 5 no buhinzi nashaka kugira ngo no buhinzi ariko wahindura mu miturire nujya kubigaragaza uvuga uti rero kimwe mu bibanza bindi bine mfite byagenewe guturwamo nacyo ni gihindurwa no mu buhinzi dukomeze kubungabunga ubutaka bw'ubuhinzi ariko nabwo turasuzuma tukareba koko nabyashoboka ushobora kuvuga ngo ahantu naho gutura kubera ko wenda bishoboka ariko wajya mu buhinzi ugasanga nagiye mu guhinga ntabwo hera icyo gihe bwa butaka batanze dushaka kubwanga bitewe nuko tubona hatera ni ahantu h'amabuye ni ahantu wenda rwagati mu ngo z'abandi bantu turabashe guhinga neza iyo tugiye mu guhinga nabwo hari ibigenderwaho ntabwo ahantu hose hera nibihahingwa ko ntiwahinga inturusu hagati y'ingo z'abaturage none cyane rwose ntabwo bishoboka ugiye kuzana amanegeka y'ubuhinzi Pote urakoze reka tugere kuri Baptiste yadusobanuriye ku bijyanye no guhagarika procreation bijyanye na gahunda y'agateganyo yo guhagarika impapuro mpesha bubasha muri service z'ubutaka bitewe nuko harimo kubakwa system zayigenzura koko umwimerere w'izo procreation zatangwaga kugira ngo bagabanye amayeri amanyango biteka mutwe bikabagamo basanga umuntu agurisha ubutaka butari ubwe iyo system mugiye kubaka mufatanije na Ministeri y'Ubutabera izabikora ite ku buryo isuzuma ibyo bintu nyariko zisanzwe zisuzuma ubusanzwe nkuko twababwiye iyo system yacyubakwa hazabaho yuko hahuzwa izo system ebyiri system yacu y'ubutaka niyo system iri kubakwa na Ministeri y'Ubutabera no kuvuga ko abanoteri bazajya binjiramo baciye ku iyo system nyine izubakwa na Minijiste ariko hari amakuru bazajya bakurura bavanye iwacu mvuge imyirondoro y'umuntu niba umuntu ashaka kuko ubundi za procreation ziko zikorwa umuntu agomba gushyiramo amakuru niba uvuze uti nta burenganzira kanaka kuzampagararira mu ihererekanya y'ubutaka agomba gushyiramo UPI no kugira ngo tubanarebe yuko ese iyo UPI umuntu ari gutanga procreation niye bwo ayo makuru bazajya bakurura iwacu hanyuma ifite uburyo yubatse izagikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga iyo procreation ibe bayisohora
cyangwa bayimwoherereze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hanyuma naramuka aje kwa noteri, wa muntu wahaye procuration naramuka aje kwa noteri kugira ngo kuri hererekanya ahagarare nyiri ubutaka, wa munoteri umwakiriye nawe azajya abasha kwinjira muri ya systeme ya minijiste, abe yareba ese koko iyo procuration yatanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko, n'uvuga ko nawe azaba afite access kuri iyo system. Ndetse natwe nk'abashinzwe kwinjiza amakuru muri systeme yacu y'ubutaka, niba umuntu aguze kuko hari bigomba gukorwa, tuba tubasha natwe kuba twanayisuzuma, kuko noteri ashobora kubyirengagiza, wa munoteri ugiye kwemeza ihererekanya. Ariko natwe buriya hari ibyo tugenzura mbere y'uko twemeza ko umuntu ubutaka bumuvaho. Ni ukuvuga ko hazajya habaho gusuzuma ku nzego zitandukanye, tubasha no kureba muri ya systeme uko niba procuration ari umwimerere. Hanyuma Baptiste, tugiye mu kanya gufungura umurongo wa telefone kugira ngo n'abatukurikiye batanga ibitekerezo. Ikibazo gikunda kwibazwaho cyane, kubera iki guhuza ubutaka? Hari icyo bita gusaturisha ubutaka cyangwa se kubuhuza, kubera iki bitinda? Guhuza ubutaka byo ntabwo twavuga ko bitinda. Muri rusange dosiye zijyanye n'ibipimo by'ubutaka, handi nyine bagomba gufata ibipimo by'ubutaka, no kuvuga izo ngizo kugabanyamo ubutaka. Kubuhuza byo ntabwo dusaba yuko umuntu yajya gupimisha cyangwa gukosoza imbibi. Ubundi muri rusange ntabwo serivisi zikwiye gutinda ariko izo ngizo zo zisaba akazi kenshi. Hari n'igihe bisaba ko basubira no kuri tele kureba uko imeze. Ikindi twavuga nuko wenda abapima ubutaka ubu nabo twabinjize mu bantu bagomba kugira uruhare kuri dosiye, cyane cyane bafasha abaturage, kuko ubu ngubu iyo umuntu amaze gupimirwa, tuvuge umuntu yasabye kugabanyisha mu butaka mu bice byinshi, ni ukuvuga ko dosiye ishyirwa muri systeme yacu n'uwapimye ubutaka. Mbere ho iyo wamara gukorera ifishi y'ubutaka, bita fiche cadastrale iriho ibipimo by'ubutaka, nyiri ubutaka niwe wayifataga akayijyana ku karere cyangwa ku murenge, bigatwara umwanya munini n'ubundi. Ariko ubu ngubu iyo wamaze gupimira, ushinzwe wagupimiye ni wita ugusabira, ubwo bikagabanya za ngendo umuturage yakoraga. Noneho dosiye tukaba tuyibona muri system, umukozi wo karere ari byo agomba kwikoraho. Niba ari kugabanyamo, ubwo yinjira muri system nyine akagabanyamo ibibanza uko wa muntu yabisabye akurikije ibya bipimo byafashwe. Hanyuma dosiye igahita muri system, n'undi bwo umubitsi w'inyandiko z'ubutaka ushinzwe kwemeza ko serivisi itangwa agahita abyemeza. Ni ukuvuga ko ubu ngubu icyo dushyize imbere kugira ngo bitazakomeza gutinda ni ikoranabuhanga. Ariko nanone kubera ko ubu no byoroshye yuko dosiye umuntu ayitanga dukoresha ikoranabuhanga, dosiye ziriyongera, kuko mbere ni umuntu yafataga dosiye akayijyana ku murenge bakayifata bakayijyana ku karere, noneho ku karere bakazayikora, kandi akarere kaba gahuje imirenge myinshi, hari ukuntu byatindagamo. Ariko dosiye ko zitazihuta none ba bandi bashinzwe kwemeza cyangwa se kwemeza ko serivisi yatangwa, nabo numva ko dosiye ziyongera. Ubu rero icyo dushyize imbere no kugira ngo nanone ari ba bandi bazikoraho ku karere twinjizemo n'abikorera ku giti cyabo, kuko ubundi bwo dosiye abazikoragaho ni abakozi ba leta. Ariko ubu ngubu dufite gahunda y'uko twinjizamo n'abikorera ku giti cyabo, babandi bapima ubutaka nabo bakajya babasha kuzikoraho, ndetse no kongera ba bandi bemeza dosiye. Hari byinshi biri gukorwa, ndetse turizeza abakenera serivisi zacu yuko bizakomeza kugenda bimera neza dukoresheje iryo koranabuhanga, ndetse bizanagira yuko tuzakoresha biriya bigezweho bya artificial intelligence, ku buryo dosiye zizazi mu myaka iri imbere. Nicyo tugamije kugira ngo tugabanye cyane akazi gakorwa n'abantu, dushyiremo ikoranabuhanga. Okay, urakoze Jean Baptiste. Reka noneho duhe akanya dusangire ijambo n'abari hanze ya studio kugira ngo batange ibitekerezo byabo kuri iki kiganiro, kuri izi ngingo turimo gukomozaho zijyanye na serivisi z'ubutaka. Muraduhamagara kuri 0782 44 03
kane 0782 kane kane 03 kane mutanga ibitekerezo twakwambere kuteri kugira ngo tugende tunandika abaduhamagara. Allo neza. Allo Tondo kizi igitondo. Ngaramutse neza. Yego ndabashuje nanjye. Muri bande muherereye? Ndi mu karere ka Muhanga nge Washyogwe. Witwa nde? Akunze aho bashyitse mwaduciye wenda singo ntabwo mvuga ibintu nshaka kugenda yego. Uri Muhanga muri nge Washyogwe. Akagari dufite kitwa Imbare. Kashi muri site mu mudugudu witwa Vuga, mu mudugudu witwa Mberi, mu witwa Buriza. None akarere ko twari twakandikira kubaka hashize imyaka ni iri hatubakwa. Akarere ka Makera ke tukandikira ko aho hantu badutungira site baratwera. Kumva none ubwo ngubu nibaza ngo nkatwe ko numvise gukura ubutaka kandi ibyangombwa byinshi mu buhinzi kuko byarakozwe n'akakibazo. Kuba byarakozwe? Kuko mwahoze muvuga ngo fati ubutaka ukabona mu buhinzi kujya mu bwubatsi ntabwo bipfa gukunda, ariko kumva ko twebwe uyu bitatu twandikiye dusarere kavuga yuko nta kibazo yuko twakora sina muzi baho baradusubye bikwiye kuko biri hano umurenge wa Shomeza twegereye Muhanga cyane mu mujyi. Yuri mu mudugudu itatu biteye aho mu cyugu wubatse neza ya drone. Mu cyaka. Sinzi niba kibazo z'umucyumvise neza. Ubwo nta kibazo dufite kuko mwavuze ngo gukura ubutaka mu buhinzi ushaka kubusabira kushyira ngo bushyirwe mu bwubatsi ni ibintu banza gutangira ingurane n'iki. Ubwo twe nta kibazo. Ikibazo cya kabiri none ubanza bwo yamaze kucyumva icyo ngicyo. Ikibazo cya kabiri neza ntabwo cyumvikanye neza, telefone ntabwo rimeze neza. Ikibazo cya mbere dufite imidugudu hano mu kagari Kambare itatu yitwa Buriza, uwitwa Buriza, uwitwa Vunga n'uwitwa Murembere. Hashize imyaka 12 hafunze hatubakwa. Noneho ejo bundi bwo baratubwira bati turashaka aka gace kanyu kaba kagira site. Kagira site abayobozi b'umurenge baje barabitubwira turabiganira bavuga bati tugiye kubakorera site nabo ku karere baraje bashinzwe iby'ubutaka. Kubyo tumaze gukorana inama zigera muri 5 batwereka uko site ikorwa ese bigiye mu zenzira turabibona. None umutumirwa yavuze yuko ubutaka kugira ngo buve mu buhinzi ibyangombwa byinshi dufite n'ubuhinzi gusa mwiyo midugudu itatu. Ibyangombwa bavuga ko kugira ngo kive mu buhinzi kikajya mu bwubatsi ko bisaba kubanza kubitangira intuza ingurane y'ahandi werekana uzajya ubundi buhinzi ufite. Yes, niko yatubwiye umushyitsi. Ubwo twe nta kibazo kuva ari umurenge wabisabye ntacyo kuva byasutse ku karere hari ikibazo twebwe ubwo. Okay, murakoze. Nibaraza gusubiza mu kanya. None ikibazo cya kabiri ngiye kubaza ngo ubaye warubatse inzu kandi warasabye icyangombwa ariko hari cyangwa cyajyaga kigura icyabiri n'icyatanu ku murenge cyonyine mu myaka yashize icyangwa ufite cyaho kikaba cyanditseho guhingwa. Ariko ukaba warubatse wati icyangombwa wasabwaga umurenge ajyaga gusuka agenda akaka icyangombwa akagusinyira ukaza kubaka n'urupapuro gitifa gasinya 2013 2015 gutyo niko byagendaga inaha yabaga ari icyatanu cyonyine. Ukaba ufite icyangombwa kandi niyo nzu ituyemo irimo amashanyarazi n'amazi iri ku muhanda ariko ukaba ufite icyo cyangombwa cyanditseho guhingwa. Ubwo hari ingaruka zishobora kuba zakubyakugiraho bimeze biti dusubiza murakoze. Ikirumvikanye reka bagusubize. Abandi ku butumwa bugufi namwe mwabwohereza mu nzira za WhatsApp munyuze kuri 07894283 07894283 iyo ni WhatsApp gusa. Guhamagara ni 0782440434. Allo? Hello? Yego muri bande muherereye he? Nitwa Nizerizo Jean Marie merereye mu murenge wa Jari. Muri Gasabo. Ikibazo twari dufite. Hatwe dufite ababyeyi bafunze twagiye dushaka kuntu twabona ibyangombwa. Ugasanga ntabwo birimo gukunda kubera ngo irangamuntu itagomba kujya ku cyangombwa rimwe. Mwatugira inama y'izindi nzira umuntu yanyuramo ku buryo nimba umuntu yajya kwaka icyangombwa kuri gereza ko ibyangombwa byacu byasubiyeyo. Okay, barabafasha ngira ngo kirumvikana icyo.
noneho ikindi gikurikiyeho nk'ubu ngubu utunomero twabarurijeho nyine kubera yuko ibyangombwa babishuje tugifite utwo tunomero twaratakaje utwo tunomero twabarurijeho twa kera twagira ngo twumve ikindi kintu byasaba kugira ngo nimba umuntu yakongera akazana umusove agafotora bundi bushyashya cyangwa se nimba icyangombwa cyacu mu karere kikirimo katugira n'inama y'ukuntu dushobora kuba twabona ibyangombwa kuko tukabangamiye ntabwo tubasha kuba nk'abana twasigaye ntitwabasha kubona ingwate hasigaye dufite umubyeyi umwe ubu ndarafunze adusobanurira baraje gusobanurira kuri telefone cyangwa kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo nta kibazo reka twakire undi umwe wa nyuma wihuse arasa ku ngingo ibyo turimo kuganiraho turimo kuganira ku bijyanye n'imitunganyirize ya site zo guturaho ndetse na gahunda yo guhagarika by'agateganyo icyitwa procreation cyangwa se inyandiko mpesha bubasha muri serivisi z'ubutaka. Allo mwiriwe neza. Ego ni TV1 niho wahageze urinde uherereye he? Imana iraho Aphrodis. Yego Aphrodis uri mu kahe karere? Nyarugenge. Gitekerezo ikibazo dufite ko abo bantu yaratubwiye bakata ubutaka haba hari ibyangombwa bimaze hafi amezi 5 we nk'umuntu bishinzwe ubundi muri rusange bira bintu bimara amezi angahe kugira ngo bize umuntu abashe gukora mitasi biratinda byakamaze igihe kingana cy'ubusanzwe. Urakoze cyane. Urakoze. Umwanya ridukure turafata ikindi cyiciro cy'ibitekerezo byifuzo n'ibibazo reka abatumirwa turi kumwe Prote ndetse na Jean Baptiste musangira ibibazo cyangwa ibitekerezo batugejeje bari hanze ya studio. Murakoze cyane tunashimiye cyane abamaze kubaza ibibazo mpereye kuri Muhanga abaje ibibazo byiza cyane bigendanye no gutunganya site. Aravuze ati twebwe ubutaka bwacu dufite ahantu dutuye ku byangombwa handitseho ubuhinzi ariko inzego z'ibanze zaratweye hari inzu tukashyira gutura niba tuhasanze hari akarima k'ibijumba cyangwa se ibishyimbo tukashyira guhinga. Ibyo rero bitandukanye n'imikoreshereze y'ubutaka turi kuvuga aha ngaha igaragara kuri master plan. Master plan turi kuvuga uyu munsi izatangiye gukorwa muri 2020 zikorwa nyuma y'uko ku rwego rw'igihugu hakozwe master plan nkuru yemezwa n'inama y'abaminisitiri mu kwezi kwa 7 muri 2020 hanyuma nyuma yaho bivuze ngo igishushanyo mbona cyavuguriwe kugeza ubu. Yego cyo kigena uko ubutaka bugomba gukoreshwa tuganisha mu cyerekezo cy'igihugu 2050. Hari ahantu usanga rero haragenewe gutura ariko ku cyangwa cy'ubutaka umuntu yafashe muri 2010 2012 na 2013 cyangwa na nyuma yaho hacyanditseho ko ari ubuhinzi. Icyo tuba tumusaba ni ukubihuza agahuza amakuru ku cyangwa cy'ubutaka n'amakuru koko yagenwe kuri master plan. Muri icyo gice cya Muhanga nako binameze buriya Muhanga abaturage benshi ibyangombwa byo byanditseho ko ari ubuhinzi ariko mu by'ukuri kuri master plan haragenewe guturwa. Yasobanuye neza aravuga ati bivuze ngo byarize cyangwa nta gaciro bifite nk'ibiri muri master plan. Yego bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka nta gaciro bifite bifite agaciro n'iryo kuri master plan. Bajye begera we inzego z'umurenge inzego z'akarere cyangwa se bajye bafata akanyenyeri 655 n'urwego bandikeho nimero za EPI bazajya bamenye imikoreshereze ko kugendanye n'icyangwa cy'ubutaka ubu ngubu ahenshi byagerageje guhuzwa muri iyo masysteme ariko ibyo abaturage bagifite ari byo usanga bitari byahuzwa. Umuntu ashobora kubisaba biroroshye ashobora kujya guca mu irembo ashobora kugira abakozi b'ubutaka mu mirenge mu karere bose bamufasha agahuza ibyo byangombwa. Hanyuma rero ngarutse kuri icyo ngicyo nanone kijyanye no kuvuga ngo washize imyaka runaka ubundi ibyo batangiye kubakorera kuvuga ngo bari kubakoresha amanama gukora inama 5 biri mu cyiciro cya mbere kijyanye no gutunganya site mu kuyitunganya bikorwa mu byiciro 3. Icyiciro cya mbere tugita gutangiza umushinga. Cyo gutangiza umushinga rero akorwa inama nyinshi abaturage bakagira n'ibyo basinya akagira ibyo bemeza bagashyiraho za komite runaka zo gufasha abaturage komite z'amasite y'ubutaka n'ibindi bitandukanye. Hanyuma icyiciro cya kabiri tugita gukora inyigo ubu umushinga watangiye. Iyo tugiye gukora inyigo mbere yuko tuyikora ya nyigo mu gusoza cya cyiciro cya mbere twita gutangiza umushinga cyangwa se initiation umubwiriza mashya niba abantu mwahakunze hari heza koko haragenewe guturwamo mbere yuko mutangiza uwo mushinga akarere kazajya kandikira cyangwa se
kamenyeshe ikigo cy'igihugu cy'imiturire kagisabe ubunararibonye kuri aho hantu baze basuzume barebe koko niba bakwiye gutangizwa site nimara kwitangiza rero tujye mu cyiciro cya kabiri kijyanye noneho no gukora ya nyigo ikorwe na rwiyemezamirimo ufitiye ububasha ubu ngubu twagennye ko bizajya bikorwa n'abantu bize bijyanye n'igenamigambi ry'imijyi cyangwa se ibijyanye no gutunganya imijyi abo twita ngo ni urban planners bari mu rugaga bita rupi bafata abantu batatu ubwo ni amakampani atatu asabe iryo soko bagaragaza abakozi bazakoresha bagaragaza ubushobozi bukenewe amafaranga hasuzumwe muri izo kampani eshatu hasuzumwe imwe cyangwa se ihabwa ububasha ari imwe ikore ya nyigo muri cya cyiciro cya kabiri nimara gukora inyigo ice mu byiciro bitandukanye bijyanye no kwisuzuma hanyuma bwa nyuma izemezwa na njyanama mbere yuko njyanama iyemeza basaba ikigo cy'igihugu cy'ubutaka kino kigo cyacu dukoreramo gisuzume ko tekinikari cyangwa se mu buryo bwa tekinike ko ya nyigo ikoze neza zitanga uburenganzira njyanama iyemeza nimara kuyemeza rero tujye mu cyiciro cya gatatu noneho kijyanye no gushyira mu bikorwa ya nyigo nubwo tuzajya kuri tere ngo ndi kuvuga itsinda ryashyizweho mu karere n'ab'ikigo cy'iwacu ndetse n'abandi bahawe isoko na ya komite ya site batangire gushyira mu bikorwa ya nyigo nibwo uzasanga batangiye gutera borune acibwa imihanda hagaragazwa utuyira tw'amazi agomba kunyura amapoto y'amashanyarazi agomba kunyura amazi ya wasake agomba kugaragazwa ya mashuri amavuriro agomba kujya ikibuga cy'umupira agomba kujya amasare y'inama n'ibindi bitandukanye ubwo ya nyigo iri gushyirwa mu bikorwa ibyo nibirangira rero nahita nanahera nsubiza ikibazo cya Aphrodis kuko yakibajije ari uwa gatatu ariko nahita nanagisubiza aho ngaho ibyo nibirangira nibwo abaturage bazajya babasha guhabwa ibyangombwa by'ubutaka yabaje ati ko se kuki bikunda gutinda cyane agashira amezi runaka ni ukuvuga ngo ugutinda kwabyo mbere yuko bitangwa bica mu nzira nyinshi cyane nko muri cya cyiciro cya kabiri nababwiye cy'inyigo habamo icyo bita ngo survey kongera gupima ubutaka bushyashya hari usanga ibyangombwa by'ubutaka dufite uyu munsi bidahuje n'amakuru y'ukuri bitewe n'ahantu ku handi wenda babifashe abo kwibeshya ku mbibi ugasanga n'urugero ku cyangwa cy'ubutaka bwawe ariho metero kare wenda 100 kandi nyamara kuri tere ubutaka bwawe ni metero kare 3000 ni bunini cyane ariko uko rujyaga wenda wita ku bijyanye na nyirabwo gusa ukavuga utubutaka n'ubwanjye kumva birahagije ntiwite ku bijyanye n'ubuso tugiye noneho ukatubutaka tugiye gukora ya physical plan dushingiye ku bunini bw'ubwo butaka niyo mpamvu mu cyiciro cya kabiri cyo gukora inyigo habamo kuri icyo kintu twita ngo ni survey kongera gusubiramo bwa butaka niba twakoze iyo survey ifata umwanya munini cyane iba yatangiye gukorwa na mbere hose ariko ujya kwemezwa mu cyo gihe cy'inyigo tukavuga ngo ubwa butaka bw'abantu noneho buhuye n'ukuri n'ubu ngubu ibyo byose twabirangije twakasa ubutaka twabonye mu bya bibanza runaka bishyashya bigendanye n'ubutaka umuntu yabonye muri survey mukongera gupima ubwo butaka bihuye n'amakuru y'ukuri ubwo ibyo byangombwa rero uzatangwa bishyashya bifite amakuru ahonye nayo ngayo bishobora gutindaho ariko muri rusange kubijyanye n'igihe twihaye ko ibijyanye n'inyigo za physical plan cyangwa se mu gutunganya site bitazajya birenza imyaka 2 tugira mu cyiciro cya nyuma twatangiye gushyira mu bikorwa tuzagerageza kwihuta cyane kugira ngo abaturage babone ibyangombwa byabo byihuse urakoze Protais reka n'abatiste tumuha umwanya agira ibyo asubiza ku byabajijwe ikibazo cyabajijwe na Ntezirizaza Jean Marie Vianney uko bafite umubyeyi wabo ufunze bakaba barahuye n'ikibazo cy'uko ubutaka bwabo butabaruye kubera ko nyine umubyeyi wabo uri muri gereza adafite indangamuntu icyo kibazo bafite ariko yavuze yuko nanone bari bafite inyandiko zatangwaga zigaragaza inomero y'ikibanza bakaba barabitakaje batakibifite ku bantu bafunze n'undi nubwo bari muri gereza baba bafite inomero zabo z'indangamuntu kuko nabo iyo gahunda yo kubafotora no kubaha inomero byarakozwe ku bantu bose baba ari abafunze n'abari hanze ni ukuvuga ko rero iyo bifuza kugira ngo babone inomero y'indangamuntu y'uwo mubyeyi wabo ufungiye muri gereza bazagenda bajye muri gereza y'aho afungiye hanyuma babahe inyandiko igaragaza ko afungiye aho ngaho baze ku kigo gishinzwe indangamuntu noneho babarebere inomero y'indangamuntu y'uwo mubyeyi wabo babaha indi nyandiko ikigo cy'indangamuntu kibaha inyandiko igaragaza inomero y'uwo muntu ufunze
niyo tuzakoresha kubera ko undi mubyeyi ahari kuko bombi bagomba kwandikwaho tuzabandikaho nta kibazo. Hanyuma izo nyandiko batakaje zigaragaza inomero abenshi bakunda kuzita utujeto cyangwa uduparasafiya. Iyo umuntu yagatakaje bisaba yuko azazana umupimira ubutaka kugira ngo afate ibipimo kuko abatazi inomero. Iyo bamaze gufata ibipimo rero tubiheraho tukamenya inomero twamuhaye mu gihe cy'iyandikisha rusange ry'ubutaka. Hari n'ibindi bazasabwa birumvikana bizaherekeza dosiye, ibyemezo by'irangamimerere by'ababyeyi babo na za kopi z'indangamuntu. Ariko wa mubyeyi ufunze twavuze ko hari inyandiko bazahabwa n'ikigo gishinzwe indangamuntu. Iyo dosiye yuzuye rero n'undi bwo barayitanga hanyuma igakorwa. Ni ibintu bisanzwe bikorwa n'ubundi bwo abantu bafunze ntabwo bavutswe uburenganzira bwo kwandika ku butaka. Ikindi yenda nakongera ku bingibi bya Aphrodis, Protais yabivuze mu rwego rwo gutunganya amasite, ariko hari n'abasaba izi serivisi zijyanye n'ibipimo by'ubutaka, harimo byo kugabanyamo ubutaka mu bice byinshi cyangwa gukosoza imbibi bice umuntu ku giti cye abyisabiye. Nakongeraho yuko iminsi yateganyijwe iyo umuntu abisabye mu buryo busanzwe ku giti cye, kuko dufite inyandiko buriya tugenderaho mu gutanga serivisi z'ubutaka. Iyo nyandiko iteganya yuko bitagomba kurenza iminsi 30 y'akazi kuva dosiye imaze gushyirwamo na wa wundi upima ubutaka wa musaveya, kuko niwe twavuze ko asabira usaba serivisi. Iyo bimaze kwishyiramo ntibigomba kurenza iminsi 30 itemejwe idakozwe, cyangwa yaba idakozwe nabwo uwasabye serivisi akamenyeshwa ikiburamo kugira ngo gikosore cyangwa se ikiburamo kugira ngo kizane. Hanyuma Jean Baptiste ugifite akanya, nabonye mu mabwiriza mashya agena imitunganyirize ya site zo guturaho harimo imicungire y'ibibanza bitujuje ibipimo fatizo. Ibyo bibanza bimeze bite ko nabonye n'ufite ahantu ho gutura afite metero kare 3 cyangwa 4 ahabwa icyangombwa cyaho? Ibi bibanza bitujuje ibipimo fatizo ni imeze gute? Mu bijyanye n'imitunganyirize cyangwa se ibikoresheje y'ubutaka, bitewe n'ahantu runaka hari ibipimo bigenda biteganywa ikibanza kigomba kuba cyujuje. Niba tuvuge ari inyubako, ubwo wenda na Protais kunyunganira, niba ari nk'inyubako yo guturamo ntabwo bavuga ngo uraza gutura muri metero kare 50, numva ko ntabwo byashoboka. Mbere yuko baguha n'uruhushya rwo kubaka bagomba byose no kubireba, ese iyo nyubako ushaka gushyira aho ngaho, kuko kuri kubishanya mu nabyo imikoreshereze y'ubutaka kuri master plan hagiye hateganywaho bakaba batenda ahangaha abantu bagenda babibona bavuga ngo R1 cyangwa se R1 2 3. Ubwo bivuze yuko iyo mikoreshereze y'ahangaho inyubako izahajya ibifite ibi bigomba kuba yujuje ubuso ko babungana bw'ikibanza n'ibindi byose bigomba kuba babanza kureba mbere yo kubagwa n'ubushye bwo kubaka. Nubwo na Protais bivugaho uko bihagaze nk'uko Batisa yagejeje kwisobanura, hageneye guturwa hagira ibyiciro bitandukanye. Aryo twita gutura kudafite ubucucike bwo hejuru, twita ngo ni za R1, R1A, R1B. Usanga ikibanza cyari ahantu kiri hagati nko muri R1B kigira metero kare 150, ubundi handi mu masite yo mu cyaro, ariko ahandi usanga hagati ya 300 na 500. Aho ngaho rero namwe usanga ushaka kubaka nka cadastre cyangwa se kubaka inzu ya etage ukayamo wenyine. Hanyuma icyiciro kindi cya R2, R3, R4. Batiste na Maxime turagiza saa 4:10 ubwo dusoza. Twita ngo ni R2, R3, R4 ni handi hageneye guturwa, hageneye ubucucike bwo hejuru. Usanga kenshi ari nk'ama etage, usanga ari mu afatanye twita ngo ni za wenda ngo ni 2 in 1 cyangwa se ngo 4 in 1, abaturage baza kuzimenyera. Zanzu zifatanye ari nyinshi mu kibanza kimwe, kandi hatuzwa ingo nyinshi cyangwa se imiryango myinshi mu kibanza kimwe. Bigira kuri za R4 tugeze aho dushobora kuba twatura nk'ingo no mu 100 cyangwa se hejuru yazo muri hegitari imwe. Hano usanga kuri metero kare nk'ijana, reka mbyite gutyo, cyangwa se no munsi yazo bashaka gutura umuryango. Icyo gihe bikorwa gute rero kugira ngo bibashe gukunda? Nuko twaka ama etage wenda ageretse cyane. Niba ari metero kare 300 hageretseho 5,
ashobora gutuza ingwe 5. Batiste katwumva isaha tuze mukanya. Ntabwo ngukanga ushyigikiye ushobora kurwana intambara wowe ku buryo wakumira ukibaza ukavuga uti uyu mugabo imbaraga zikuye warwana jewe bakomeza kwipima bakomeza kwipima rero fatizo by'ibibanza hanyuma rero aho hantu uko hagenewe guturwaho niho hagena bya bipimo fatizo by'ibibanza hagenewe za R1 ngo ni harimo R1A cyangwa se R1A R1B cyangwa se na R1 gusa aho hantu niba arahagenewe wenda icyonse cya 150 umuntu akasanga mu gukata site agenekereje hari ibisaguso wenda afite 110 120 wabiha ikibanza niba arahagenewe icyonse cya 300 ugasanga abonetsemo wenda bya 270 250 cyangwa se 350 330 yaba ari ikibanza nta kibazo ariko hagenewe ibibanza wenda bya 300 ugasanga gasigara ka metero kare 50 gahuzwa n'umuturanyi wako niba ari abantu begeranye umwe ni metero kare 50 ukurikiyeho ni 150 ukurikiyeho wenda ni 3 ni 100 barahuzwa ari 3 bivemo ikibanza cya metero kare 300 izo metero kare 50 uvuze wenda utanze urugero umuntu ashaka kuvuga ati ndashaka kugira ngo nubake mu kabutiki ntabwo byakunda biterwa niba haragenewe guturwa ntabwo washyira kabutike icyo gihe n'ubundi wazagura na bagenzi bawe muhuzwe muzuze ikibanza mu kinzu yo kubamo ariko niba wenda ari kamasho cyangwa se hagenewe ubuhinzi no hagenewe ubucuruzi ni muri site yo guturamo ariko hari agace gato cyane gasunzwe n'agasantere wenda ku bucuruzi hagenewe ubucuruzi kugira ngo tubyumve kimwe ibipimo bito ikibanza gito ni kingana gite ikibanza kinini kigomba kuba kingana gite nkuko nabivuze muri za R1B ikibanza ni metero kare 150 kirashoboka rwose wagituramo ubwo nari mu site nicyo gito gishoboka nicyo gito gishoboka okay ikinini cyo wenda nta limite bitewe n'ibyo umuntu azahubaka ahantu hagenewe ubushike bwo hejuru tugena metero kare 750 ariko agaturamo abantu benshi cyane ni block imeze nka block ugiye kubaka apartment yubaka no sana fatika nibura ugifite umwanya prote uyati mbariza iki ngiki ndakibaza Batiste ahubwo icyo nshaka kubaza ni mwaramutse neza mudufasha gusobanukirwa ku muhanda wa gari ya moshi usanga waragonze amazu ku buryo umuntu atagira na kimwe yakora kuri ubwo butaka cyane cyane nko muri Kigali murakoze ibi bya gari ya moshi bimeze bite dufite imishinga itandukanye mu gihugu harimo n'ingwe wa gari ya moshi uzaturuka ariya ku mupaka wa Rusumo ukazaza ukagica muri Kigali ukanakomeza n'ahandi mu gihugu niba rero gari ya moshi yaragenwa aho hantu ni inzira ndende cyane no kwishyira mu bikorwa bizatinda ibishobozi buzabona cyane ngo bizakorwa ariko uyu munsi kuri master plan hagenewe gari ya moshi afite wenda ubugari bwa metero 60 aho ngo bameze gutyo rwagati harimo ibikorwa bitandukanye by'abantu harimo abantu bahatuye harimo ingo ariko ntabwo umushinga urakorwa uyu munsi ntabwo uzajya gusaba kubaka apartment cyangwa se inzu yo guturamo ngo bikunde kuko hagenewe gari ya moshi isaha n'isaha yakubakwa isaha yakubakwa niyo mpamvu bitera rero okay twasaba kwihangana Batiste emwe murasubiza iki mbariza abakire baza bagatera ishyamba mu buhinzi bakica ubutaka bwabo begeranye mu bivuga wiki ni prote ntabwo byemewe hagenewe guhingwa arahingwa ntabwo aterwa amashyamba kuko umuntu ashaka kuva ubuhinzi akumva ko ari ubuhashyira inturusu biratandukanye nkuko nigeze kubivuga kare ubuhinzi ni ibihingwa dusanzwe tumenyereye ibijumba ibishyimbo ni ubuhinzi butunga abantu ariko ishyamba rifite imikoreshereze yaryo hagenewe amashyamba ya 30% y'igihugu cyose aho niho yatera amashyamba gusa najya kuhatera inturusu rwose ntabwo byemewe bazazikuraho hari n'ibihano biteganyijwe ubwo ni umuturage yakwegera ubuyobozi bakamufasha yakwegera akagari yakegera umurenge bakamufasha uwo muntu akarandura ishyamba rye ko yanatanga n'amande yateganyijwe reka twakira abandi nka babiri allo mwaramutse neza mwaramutse muri bande muherereye he nitwa Sezerano Eric nkaba mpima n'ubutaka upima ubutaka urahagana he i Bugesera mu karere ka Bugesera igitekerezo ikibazo cya mbere wenda nshaka ko bazadufasha usanga umuntu ukamupimira ubutaka
wamara kumupimira ubutaka na SMS zitutse ku irembo akazibona ariko ugasanga dosiye imaze amezi 5 itarakwa kandi abo batubwiye ko igomba kumara ukwezi. Yajya wenda nko ku biro by'ubutaka bw'akarere bakamubwira bati butegereje. Ndi kwibaza abakozi bakeya ni serivisi itangwa nabi cyangwa noneho ikindi kibazo cya wenda nababaza ni ikijyanye n'ubutaka butabaruwe, aho usanga dosiye zo kubaruza ubukazi hari nka dosiye yo mfite nge ku giti cyanjye nk'imyaka 2 itarakorwa kandi agiye bakamubwira ngo butegereje. Ubwo nimba serivisi ishobora kumara imyaka 2, ubu ngubu u Rwanda hari ikintu twaba turi kugeraho mu bijyanye na serivisi y'ubutaka. Murakoze kirumvikanye. No ikindi cya gatatu navuga bazita kandi bakanareba kuko cyo ni cya Bugesera gusa cyihariye muri Bugesera. Aho usanga hano muri ibi bice byegereye kino kibuga cy'indege cya Bugesera usanga baragiye bashyira imihanda ugasanga yatwaye ubutaka bunini bw'abaturage, noneho ugasanga harimo ikintu runaka cyagenewe aho hantu kizahakorerwa. Nk'umuntu agaturuka i Kigali cyangwa kandi ari umushoramari aje gukora icyo kintu, yakwa icyemezo cyo kubaka ibijyanye n'ibyo bageneye aho akakimwima ngo ntibiremezwa kandi muri sisiteme ubona ari byo birimo. Ibyo nabyo ndashaka yuko wenda babidusobanuriraho tukamenya ibyo ari byo. Murakoze cyane. Ariko ukiri kuri telefone bakubaze nta kibazo. Wavuze ku madosiye atinda, ndabyiza yuko nawe uri mu bantu bagira uruhare mu gutanga serivisi z'ubutaka nk'umuntu upima ubutaka. Dosiye zose utanga zitinda mu buryo zikamara imyaka 2 cyangwa se zikamara amezi 5 cyangwa hari n'izihuta? Ukoze cyane ahubwo iyo ngendo utambajije gutyo byari kumeza. Usanga hari dosiye wakoze imwe igasoka mu byumweru 3 cyangwa no muri uko kwezi, akaba n'indi ukoze ukabona iratinze ahubwo umuntu akaba yavuga ati ngewe ndi kuzira iki, kandi ugasanga ikibazo cyavutsemo. Ahubwo wamugani mwareba impamvu dosiye zimwe zihuta izindi ntizihute. Nta kuntu mwajya muzitubaza ku murongo bitewe n'igihe zohererejwe kuko ingero zo zihari. Urakoze Eric, reka mu minota dusiganye mu bivugaho ibyo abajije kugira ngo dusatire umusozo w'ikiganiro. Iki ngiki cyabazwa ya Prote wenda nko kubijyanye n'ahantu hagenewe nk'ibikorwa runaka ko hafi y'ikigo cy'indege cya Bugesera, ariko niba habwa impushya. Icyo nakivugaho nuko akenshi hari igihe usanga kari agace ka airport ya Bugesera hari imishinga minini, ariko umuntu akazana umushinga muto utajyanye n'uwo nguwo neza. Wenda hagenewe hoteli inyenyeri nk'eshanu cyangwa enye n'urugero, kuko ni hafi y'ahantu koko akwiye kwitabwaho cyane. Bakazana akantu k'akaguest cyangwa se k'akaroge gatoya agiye kuhakorera, icyo gihe barabyanga, igihe biragoye ko bamwemerera. Cyangwa se n'inyubako hagenewe guturwamo ugiye kuzana akazu ka cadastre hagenewe aparitema nini, ntabwo byakunda. Hari ahantu ho gushyira umwihariko bidasanzwe kugira ngo arasubijwe. Hanyuma hari icyo abaje ngo cy'abakozi bake nabisubiza. Arakoze Eric, bibaye ndabyiza nyine ko naba abajije ikibazo ari mu bamwe mu bagira uruhare mu gutanga serivisi z'ubutaka nk'umuntu upima ubutaka. Icyo yibanzeho ahanini yavuze yuko izi dosiye nyine bagiramo uruhare cyane cyane zisaba gufata ibipimo by'ubutaka, harimo zirazogabanyamo ubutaka mu bice byinshi cyangwa se izi dosiye ubutaka butabaruye umuturage nyiri ubutaka atazi nomero y'ikibanza, n'undi bwo haba bagomba gupimwa bakamukorera ifishi kugira ngo tuzamenye nomero yahawe. Muri rusange ntago twavuga yuko dosiye nyine zose ari zimwe, ndetse hari dosiye nyine nkuko nawe yabyivugiye zubariza cya gihe, hari n'izindi zikorwa zikarenza cya gihe, hari n'igihe bisaba yuko baza no kwasura, hari n'igihe dosiye bayisubiza inyuma. Iyo byose rero nkuko nabivuze turabizi yuko koko izo serivisi hari aho zitinda,
ahanini bitewe n'uko wenda bitewe n'akarere tuvuga urugero nk'umuntu yenda kuko izi dosiye ziba zikorwa n'abakozi ba leta hari igihe umukozi yenda urugero yarwaye amaze ukwezi amezi abiri ari we ushinzwe dosiye ni ukuvuga ko zizatinda nka Bugesera turazi ikibazo yenda cyaho kihariye gusa nk'ikigo gishinzwe ubutaka dukorana n'uturere iyo hari dosiye bafite dosiye nyinshi nka Bugesera dukunze gukora icyo bita land week cyangwa se tukamara nk'ibyumweru bibiri tukazana abakozi bacu tugafatanya n'abakarere izo dosiye zigakorwa. Ikindi twavuze nuko turi gushaka gushyiramo ikoranabuhanga cyane abasavya nabo barazi yuko bamaze iminsi mike aribwo batangira dosiye abaturage. Ikindi twavuga nuko izi dosiye n'undi bwo z'ubutaka ni nyinshi tuvugishije ukuri ugereranyije n'abakozi bari murazi yuko twanditse ubutaka ubu rero igihe tugezemo nicyo kirimo akazi kenshi. Kwandika ubutaka ni ibintu bikorwa nk'umushinga umwe mu myaka 3 ukarangira ariko ibyo guhindura amakuru kujyanisha igihe amakuru bitwara akazi kenshi cyane n'abakozi benshi ndetse ubu ngubu dukoranye na Minarok dufitanye gahunda yuko tugiye kureba uburyo nabo bakozi bakwiyongera mu bushobozi ukuri guhari nuko akazi kenshi abakozi bake icyo kintu twavuga ariko tugerageza kugira ngo dosiye itatwara imyaka 2 idosiye imaze imyaka 2 twabwira Eric yuko yadufasha kuko dufite inimero zacu ashaka kuduhamagaraho inimero itishyurwa akatubwira ikibazo iyi dosiye imaze imyaka 2 yageze yenda dosiye imaze amezi 2 kwezi kumwe amezi 2 byo byakumvikana ariko dosiye irenze amezi 2 yakubye kuba ifite ikindi kibazo gituma idakorwa yabikurikirana akatubwira iyo dosiye tukayikurikirana mu karere ka Bugesera. Yagura ibyo baje nta kindi yavugaga by'abakozi bakeya na wabivuzeho hanyuma dusoza igihe cyatujyanye ariko ubutumwa bwinshi buhari reka nsobe bumwe prota buvugiro rimwe dusatira umusozo kugira ngo hari n'abandi bashobora gusubirizwamo. Ati nitwa Gadi ndi Cyabayaga mu karere ka Nyagatare. Ese ko hari aho usanga hafite icyangombwa cyo gutura wamara kuhagura ugasanga habaye mu buhinzi cyangwa se mu mashyamba kandi nyamara hubatsweho inzu harimo n'umuriro twibaza niba izo nzu zizasenywa mudusobanurire. Nigeze kwivugaho nujya kugura ubutaka ntuzite ku makuru ariko icyangombwa cy'ubutaka gusa ujye ureba kuri master plan ushobora guca ku rubuga bita geodata.rwa ushobora kwegera umukozi w'umurenge cyangwa se w'akarere mbere yo kugura ubutaka reba icyo bwagenewe. Ibyangombwa by'ubutaka dufite uyu munsi ibyinshi ho makuru yariho kera tubarura ubutaka muri za 2010 2011 na 2003 iyo twasangaga hatuwe bandikaga ngo gutura ariko uyu munsi kuri master plan wasanga ari ubuhinzi no kujya babyitaho. Rero ayo mazu ari ahantu hagenewe nuza ubuhinzi kandi nyamara amazu yo kubamo igihe kizagera ntubashe kuyavugurura igihe kizagira senyuke birangira avuyeho burundu hahingwe. Niko bihagaze. Ubwo nasaba abantu bose kubyitaho cyane mukite ku cyangwa cy'ubutaka cyonyine mujye mujya muri system za geodata.rwa cyangwa n'ahandi akanyere 3 mu rwego muri amakuru kuko ari uyu munsi umenye cy'ubutaka bwagenewe uyu munsi. Murakoze cyane ni naha duhini ikiganiro imbona nkubone abo tasubije ubutumwa bwabo abo tutitabye mwihangane minota yari mike kuri services z'ubutaka tuzategura ikindi kiganiro nk'iki nanone tubatumire bazi badusobanurire byinshi kuri iki kiganiro. Twari kumwe rero na Prote Mpayimana uko akaba umuyobozi w'ishami rishinzwe imitunganyirize y'imijyi n'ibyaro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Turabashimiye kwitabira ikiganiro. Natwe turabashimiye cyane. Turanashimira rero Mukarage Jean Baptiste akaba ari umuyobozi w'agashami gashinzwe imicungire y'ubutaka. Turabashimiye Jean Baptiste. Murakoze cyane. Nge ndi Olivier Ngabirano reka mbifurize ibihe byiza muri hose. Bye. Ikiganiro birarashe kuri Radio na TV 1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ntugasaze muzehe kwiza.
nkeje umwami wo mu kirere angabira